muraho nanone nongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana abane namwe kandi imigisha y'Uhoraho ibagereho. Muri uyu mwanya tugiye kuganira aho igitabo kiboneka, aho mwagisanga mukikuba cyifuza kugira ngo mubashe kukisomera, n'uwo wose nzagenda nkibasomera. Cyane cyane kiboneka kuri Amazon, niho ahantu kiboneka hafi mu bihugu byose. Ariko site ya kampani ya gisohoye ariyo Westball Press niho ushobora kugisanga cyane, ukaba ariho wakigurira. Ubundi ahandi wakibona ni kuri Amazon ya USA, Canada, UK, Australia, Sweden, Japan, France, Italy, Holland, Spain, Turkey, Germany, Mexico, India, Brazil na Poland. Aha niho mushobora kukibona kuri site ya Amazon. Ku bari muri Amerika, abari muri Canada, abari mu Bwongereza, abari muri Australia, abari muri Suède, abari mu Japan, abari mu Bufaransa, mu Butaliyani, mu Buholandi, muri Espagne, muri Turkiya, mu Budage, Mexico, abari mu Buhinde, abari Brazil n'abari muri Pologne. Ahandi mwakibona ni kuri Christian Book, iyo niyo site yabo. Kikaboneka kuri Barnes & Noble, iyo ni site yabo nabo. Kikaboneka kuri Chapters and Indigo, iyo ni site yabo. Kikaboneka kuri Goodreads, site yabo nayo niyo. Kikaboneka kuri eCampus ku bantu bakora ama research, ko n'abandi batangiye kujya bakora ama reference, nawe wakifashisha gukora ubushakashatsi cyane ku byabaye mu Rwanda. Iki ni igitabo cyakugirira akamaro ku bantu bakora ubushakashatsi cyane cyane ku bigendanye n'ibyabaye mu Rwanda muri 94 ku buryo bw'umwimerere. Iki gitabo cyagufasha cyane. Ahandi kiboneka ni kuri Google Books, aha naho bigendanye na academics, ku byerekeye n'amashuri n'abakora ubushakashatsi, naho kiriyo. Ukaba wagisanga kuri Google Play, naho kirahari. Kikaba kiri kuri Waterstones, site yabo nayo niyo. Ukagisanga kuri Saxo ku bari muri Denmark, site niyo ngiyo nayo. Ukagisanga kuri Albris, ni ku isi hose, nabo bakorera mu bihugu 60 gutyo, site yabo niyo. Ukagisanga kuri Bol ku bari mu Buholandi, site yacyo yaho wakivana iraho nayo. Ukagisanga kuri Bocus, iyo ni site yabo. Ukagisanga kuri Vital Source, iyo ni site yabo naho. Ukagisanga kuri Dymox ku bari muri Australia batabasha kugura kuri Amazon, iyo ni site yabo nayo. Ukongera ukagisanga kuri Free Books, iyo ni site yabo nayo. Ukongera ukagisanga kuri Bigger Books, iyo akaba ari site yabo nayo. Ukongera ukagisanga kuri Books Kinokuniya muri Japan, ku batakibona kuri Amazon nabo bagisanga kuri iyo site iri aho hasi. Mu minsi mike twizeye ko kizaba cyarageze ku isi yose, cyane cyane nk'abari mu Rwanda n'abari muri Afurika nabo bakazabasha kukigura. Kugira rero ngo bigerweho bizasaba inkunga yawe, kuzakomeza kugenda ugisangiza abandi, cyane cyane nko muri Afurika no mu Rwanda. Ndibaza ko cyazafasha benshi kumenya ibyabaye ku buryo bwimbitse, ko ni igitabo cyanditse mu buryo buri wese ushaka kumenya ukuri kwabaye koko kutaboretswe. Iki ni igitabo yakwifashisha, cyane cyane kikazaba cyanakifashishwa no mu mashuri yaba abanza, ayisumbuye, ko cyazagirira akamaro urubyiruko. Cyane cyane iki gitabo kigenewe abakiri bato
bavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, kuko nibo benshi batazi koko ibyabaye. Uyu rero ni umwimerere w'ibyabaye, ndumva ariho bakura ubumenyi ku byabaye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ubwo rero inkunga yanyu irakenewe yo kugisangiza bagenzi banyu aho bari hose ku isi, kugira ngo kizakwira isi yose ibyabaye mu Rwanda birusheho kumenyekana kandi ntibizongere ukundi. Murakoze cyane, nkambashimiye, Imana ibarinde, turi kumwe. Ubwo tuzakomeza twinjira mu gitabo nyirizina, gende mbasobanurira uko byagiye bigenda, ariko byaba byiza ubashe kugura kopi yawe ukazayisomera, kuko ibyo nzagenda nsobanura ntabwo ari byose ku murongo, nzagenda mfatamo ibice bitoya cyangwa bike bike mbona by'ingenzi aba aribyo mbasangiza uko iminsi izagenda yicuma. Ukomere, Imana ibarinde, nakagaruka. Ciao.